banyemereye agacupa kugira ngo dusibe biriya bintu bakukoreye. Harya ni inkoko 14 ariko se wanyemereye imwe ariko ubwo imwe igiye mu kimbi cy'agacupa inkoko nzaba nyimugurira ubutaha. ni wumva inkoko azaba yimugurira ubutaha. Wari uzi ko yita nyimuhugu wowe yeye baba we irahenda gawe kandi no kubanza kubwegeranya ariko uramugurira isake zamugurira inkokokazi ni inkokokazi biraza kizungu zitera gatatu kabiri nihashira icyumweru mugurira isake sizaba zibaye ebyiri. noneho ubushobozi ubwo urabufite nabo ufite se nkorana nawe rebera modoka ugenderamo arayizi se nayo nzi ariko se koko ugendera mu modokari isite hari icyatsi hari y'ubururu urahitamo iyo ushaka wowe ngiye kukunganira ugiye kunyunganira ngiye kukunganira imodoka ko nta perime afite oya agomba abana bamari oya ntago yabagoga perime bata perime uzayibaza Imana izayiguha. Nese ubu nzagenda mu muhanda imbwire ngo ngwino ngoye perime cyangwa se nese si yaho gukiza ubwo mwanzi iki kuri ndagije ikintu twandije kuri ndagije mwemereye agacupa kamwe ubwo inkoko zirahagaze inkoko tuzaba tuzireba ubutaha tuzaba agacupa se turamwurira tuzaba tuzireba ubutaha ariko iryo cupa ni konyaye ni mitsegi ni henike ni ry'amazi urahitamo ariko konyaye ngo atuye nta muyobozi nywa konyaye oya ntago ari konyaye yakubwiye amahitamo rikeri nanoze harya ya yindi iriho umugabo witokoye gutya bayita gutya January urahitamo muri ibyo bintu wumva ukeneye mbayashimye kandi ntacyo naseje yako afite inyota musome cyane mukoze oyaje we turamugura dondo bwo baba we yarahenze nicyo kibazo oya igura 400 ariko se koko ni 400 twarahonja rumva ngo ni 400 imodoka ya Drengiri iyo uraje kumureba umushoferi urana umushoferi uje kugutwara aje kuntora none ubwo ngo aje kugutora cyaje kugutwara aje kuntwara ubwo turabigenza gute turafata iki turareka ikira ikintu rero wafata aje kuntora ariko meya cyangwa aje kuntwara meya hari ibintu numvise jeya rero cya kibazo tukigarukeho twafashe uwe mwanzuro kuri bari abana rero bari abana biterwa kuri umva se biterwa n'igihari hari itonde manze ngo urugero rwa mbere mfite ingero nyinshi kandi zifatika bari abana suko ingo zabo nako ingo iwabo mu rugo suko bose 85% abenshi bafite mu rugo rwa iwabo batagize icyo babuze ariko cyane nkaba narumvaga ngo nta muryango ngo buri kigore se burana ibyo koko ngo muri make barananiranye bisanzwe nyine barenze no kunanira noneho bageze ku rundi rwego kunaniranwa kwabo bashukwa na ba nyina oya naga ari ba nyina toni mbanze ngusubize no naburaza kumbwira oya banze break jureka umuyobozi arangize igitekerezo umuyobozi abanza abisobanura nese ubwo wajya kuvanga gitifu na mudugudu urareka mudugudu akavuga gitifu agaheza wowe nkawe nka gitifu rero ugomba gukurikirana ukankosora ahantu byapfiriye ngaho turakomeje noneho twagiye urabona nyina w'umwana arajya mu mujyi akahita amuzanira ikiro cy'umuceri akamuzanira inusu y'inyama y'akabenzi akamugurira ya nzoga dundu ubwonko ziriya barimo baca kandi turazishyigikiye bazice rwose kandi uriyo ukunda ndayikunda pe ariko nzemeranye reke kubera ubwo bushobozi sinabubona ese ubwo nzatanga inoti y'igihumbi bansubize 100 ndikoresha iki ni ukuvuga ngo abo bana bajya mu muhanda banyine nibo bareka kubera bya bintu babazanira urumva umwana azabwira undi ati omeka bariya omeka bariya none abo babizana nawe akabibonye undi akaza bakaba babaye 10
ntibabaye 10 mu mujyi ukabona umwe arimo arambuka mu muhanda undi yongera yambuka ukagira ngo bari muri kurusi. Iyo kurusi rero niyo tudakeneye. none se buriya twabigenza gute? Ukuntu twabigenza rero inama nyine waha urubyiruko nyine urwo rubyiruko inama naho urubyiruko nanjye rurimo rwishora muri ibyo muri uwo kera muhanda. nanjye nari marine ariko naje kubivamo maze gukura. Nashatse nashyize amaboko hasi kugira ngo ndebe ko nabona nanjye cyambeshaho, ariko ni ukugira ngo mbagire inama abo babyeyi cyangwa n'abayobozi bacu nabo babikurikirana bakavuga ati aba bana ibintu barimo bakora ntago ari byo. Musore mwiza urabyumva ute? Mu miryango yabo ari inzego zishinzwe umutekano nizo zigomba kujya muri icyo kibazo kuko birababaje. None bazaba abana banywa kore banywa urumogi banywa iki, abana barakabije cyane pe. Ubuyobozi nibushyiramo imbaraga bukazimo imirego, wagera ku bakobwa roro indaya ntibagitinya ntago ari indaya ni indangamirwa, ntibagitinya sida. Ariko uzi ko nabonye koko batakitinya. Burya sida mbi ni inzara. Ni inzara gute se? Umuntu ukuntu ari inzara wabashije kunywa iriya kwaritemu ukabasha kurya turiya tunyomoro, ukabasha kurya ariya macunga, ukabasha kurya ziriya nanasi, ntiwishinge iki nzadunda ubwonko ngo nzakinywe ejo. Undi akakubwira ariko se kuko bibaho urwaye ngo nzakinywe ejo urwaye kandi wajya kukimya tu ukahita ujugunya kandi urwaye wamubwira ati wagiye kwa muganga ko muri unanuka ngo niyo sayizi oya ngo nzajya ejo karwana ajya mu bubari ajya kwanduza abandi yabubwira ati ngo n'ijana raryemewe none se n'ijana ngo ntibaricaho uramubwiye ati jya kuma ngo ubu basigaye bazita twari mituweli ntabwo ari peridasi ni mituweli. Uramubaza ati mituweli irahari ati ngiyi kwibera wayikora ukumva ko kwibera uravuga ati se nuko biziye bimeze twagiye ate koko kwibera se kwibera niho aba yayibitse none se so batsimba hano iyo mubaje ufite kwaritemu nako ubwo nta mufuka ariko aba afite ese tuba tubabanye bayishyira ye ni hano ufite mituweli ati mituweli si ufite mituweli nka veni kandi wo gahita akuramo akakwereka ngo do akaba arayiguhaye. urebe inama rero mwagira musore mwiza areke kuzimeza ukuntu rero ukuntu uyu mugabo ndabona yababajwe na za nkoko 14 ariko se zari inyarwanda zari zimwe za kizungu ni bya bindi bibunda bimwe bibunda niyo ugishyize hano mu ikoti kiranwe ntabwo gisakuza bivuga nk'umuntu wigeze kubikora ntabwo nigeze yaramusuye ntabwo namusuye neza njye wakurangiye abo basuye ndabazi wambazi he ndabazi sha waje mu rugo ntabwo oya urabihakanye ko utageze mu rugo zo gusura bisanzwe ukurikirana umuntu wagusuye ku cyumweru dore n'uyu mugabo ariko ntacyo ahubwo njye namusuye ari ku wa kabiri kandi yazibwe ku cyumweru bavuze ku gatanu ejo ku wa gatanu n'uyu munsi ahubwo yazishoye njye namusuye ku wa kabiri wa kabiri waryaye w'iki cyumweru barayibazimye ijoro ryashiye ryo ku wa kane ijoro ryo ku wa ahubwo ubwo dore rero ukurikirana uyu mugabo arimo araca ikibazo ku ruhande ndagije yarayabuze inkoko mu ijoro ryo ku wa kane kandi njye nahavuye ku wa kabiri none se wumva biticiye ni wowe uzana uzagiye dore ahubwo wowe fata umuntu aramfata gute narahavuye ku wa kabiri ahubwo byibuze wagakwiye kuvuga ngo hari igihango ufatanye wasanga ari nawe wanabohereje ba bantu ahubwo uyu muntu araginginyiranye impamvu aginginyirana kandi urafashwe wowe ntabwo mfatwa gute urafashwe ntabwo nigeze mfatwa izi mpamvu nafashwe urimo uragira ati nazibwe ku wa gatanu ari wowe uyu munsi uyu munsi niho yari kuzishora hari isoko rirema ku wa gatanu se akora n'amahoteli amahoteli uyu nguyu yajya muri hoteli uyu yajya muri hoteli kwase muhungu ukagira baraziranye muziranyesha
wagira kubeshya iyo ngoze sha barazira mbwira hano baziranye none se umwe ngambwira nomero n'umworozi umwe kandi njye n'umworozi naziguha nomero ndazizi nziguwe se ni 07 oya ntabwo ari 07 ni 09 umunani iminani ibiri iminani ibiri 30 naziriho nicyo kibazo 30 itandatu kabiri urumva Jemana nziranye n'abakire mwana none se uwo musore mwiza umva uyu nambwira nomero ze nawe ariko ntabwo wazitubwiye agariza oya 09 oya 09 iyo nimero ibaho se oya 07 9 iminani ibiri 30 31 komeza nzayimenyeshwa mageze ahubwo ni uvuga gutyo kare kose ariko ndagushimira ntacyo ariko wowe nimba nkwemereye agacupa ubwo ariko je nagize ikibazo agacupa n'akamazi oya n'akavide ni icupa rimwe rinini rigura 30 nibyo ntugire ngo nibyo oya oya 35 oya niya indi y'umuntu witoboye ijisho wa muntu witokoje ngo inkota 35 John warike ariko barangerana mu rugo we Ose ufite umushoferi ariko wamugana ufite umushoferi hano inyuma ntari none se nta kuntu wazanyera ako kazi nkaba nzi ujya kugutwara urareshya n'ikibiriti urabona wakwicara muri none se ikibazo ni ikibiriti se ko gicana umuriro ubwo zafite ibyangombwa nanyereka indangamuntu basi indangamuntu iracyari ku irembo nigera mu rugo none se ubwo nigera mu rugo urumva ataneza abantu batuye Nyarurembo abo bana bari mu muhanda ko mutabagira inama ngo babe mu muhanda ariko iyo nama twayigize bajye kwishura gisigaye nyine ndagize wowe gira ikintu gira ubutumwa watanga nawe nyine haba icyo wasaba abayobozi haba ibitekerezo ubutumwa bwawe bwose burakirwa kandi ni inkunga ikomeye ni inkunga ikomeye ubutumwa natanga hari ibigo bya OPDI n'intiganda abo bana bagomba kujya mu bigo bakabarira bakabakurikirana bakajya babatwara ku ngufu bakabacunga bakabashyiraho ingamba zikaze kubera yuko nitaba ibyo amabanda araba menshi cyane amabanda araba menshi amwe yakwibye inkoko araba menshi harimo banyi by'inkoko hari n'abambwiye ko bangurira ngo magacupa ariko nawe urabizi kuri izo nkoko kuko nta kuntu umuntu yakugangara kugurira agacupa uzi ukuntu zari zimeze zari nziza nta kuntu batari kuzitwara ni wowe rero wamusuye ni wowe wamusuye wowe waramusuye wavuye ku wa kabiri uhita uvuga ati ngiye kurara nasinziriye kandi nagiye kunywa morike ubwo ugiye kumugurira mu bye ayo ni ayawe rate nabyumvishije biduteranya oya biduteranya none si yo rikeri ya 30 na bingahe urumva ariko ndubwo inkoko imwe igura igeze kuri angahera imwe uyibariye menshi banaguhenze oya iraho kwipima ibiro bigera muri 4-5 kandi kibabi bari ariko baguhenze ni agacumi kuba ko uba umeze uku ibyo twavugaga ureba ko nta muntu urimo kureba nuko zo tuzagura izindi tuvuga ibintu bibabaje uje kwinywera iryo cupa rata abo bana batiga urumva ariko se oya ngiye mureke mbabaza ikibazo kimwe tugomba kubajyana muri ope uyu mugabo afite igitekerezo kizima ahubwo nuko atari kukinononsora ngo akirambure tumenye uko tugifata igute rero musore mwiza aragira ati bajye babajyana muri niganda ese muri niganda cyangwa muri OPDI muri niganda cyangwa muri OPDI 75 uwo mwana azagenda yigeze kuri niganda yinjire cyangwa se azaba afite ukuntu bizagenda leta izajya bafata bakusanyirize hamwe n'abashinzwe umutekano bw'umurenge babuhe visi meya ushinzwe imibereho y'abaturage noneho abadepoze cyangwa abahe
nka gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge abajyane ati ndabashikirije aba bantu mubafashe nk'abanki aho ubundi nimutabikora gutyo ibintu birakomera urahura n'umwana bakakuzenguruka ari abantu bane cyangwa batanu ukumva bagukase n'inzembe bagukase n'inzembe tekereza nimba tugeze muri urwo rwego rwo kubona umuntu w'umugabo bamumanitse n'abana gutya bamumanitse mu giti ameze nka porotomato niwo mwanzo noneho wareba ugasanga abantu barimo babikora ni urubyiruko ruto cyane imyaka ingahe 19 ukibaza ese sosiyete nyarwanda ndavuga ku babyeyi batubyara ese abo babyeyi iyo amaze 2 3 tuvuge wenda mu urugo rurakennye sibyo wenda uwo mwana uko azashaka umugati siko azawubona ese nkawe nk'umubyeyi ubundi niba ubyaye abana 2 cyangwa 3 muri abo bana 2 bose ubyaye hakabura n'uyu n'umwe uvamo byibuze uzavuga ngo njyewe uyu mwana wanjye nabyaye niwe ejo uzabusuka amazi ku mutima hari ikibazo rero buriya mutajya mubona muzarebe mu baturage mu cyaro cyane mu cyaro abantu bakennye basanga umuntu n'umukene afite abana 10 nawe bwiye kurya nta gifite ikimutunga nta no gucicuro bafite abana 10 ukora igihumbi cyo guhinga ukeneyemo kunywa inzoga nta kuntu sinzoga yazaza gizireka no kuvanga igihumbi mu bana 10 bari mafaranga make cyane ariko baziciye none ariko hari ukuntu kera muri Nzaramba harya yabayeho uri Nzaramba n'inzara yabayeho mfite imyaka 3 ariko hari n'indi numvise muri kaminuza hari n'indi numvise hari n'indi numvise ngo bitaga ngo se warwaye ryari icyo gihe icyo gihumbi nticyabonekaga wafataga abana akababwira ati reka nze mbatekere mwabana akahita afata ikiringiti akakigegena nk'uko akundi bakata inyama akagishyira mu isafuriya agacanira mu gihe babana rero baryamye bagashiduka barangiye ubwo ukinyabya he munsi y'urugo ukazana ikakama ikaba ariyo utogosa mu gitondo ukamenjira hakunyubakana ariko rero ibya kera ntago ari byo by'ubu ariko mushikirije igitekerezo cya musore mwiza yaragiye kuvuga nababwiye rwose abo bana nuko inzego zishinzwe umutekano nka visi meya nawe meya mu bakozi bawe urabazi ugomba kubishyiramo imbaraga mbese ikibazo hari ikibazo njyamura nacyo hari abo bajyana uyu munsi sibyo babajyana uyu munsi muri ibyo bigo kubera ko yamenyereye anytime akagenda apanga amasaha agize umunsi akavuga ngo mu gitondo ndabyuka 2:00 nimba mbyutse 2:00 3:00 ndabafashe icupa rya kore sibyo 4:00 agomba nimba mbonye amafaranga leta bana ajye kurya kandi noneho binongeye iwabo wenda ni mu rugo rudakennye rudasaba umunyu papa na mama bacishura uburyo bishoboka bwose kugira ngo wa mwana wababeho ariko kubera za ngeso zamujemo cyangwa se nabyita nk'ibitekerezo bicuramye n'ubundi agahora avuga ngo ese barabima ryari ngo nongere nigende izo ni ingeso ni kamere ntago wowe no kubireka garande ntago yabireka akabara ngo yabireka gute nimba 2:00 fashe icupa rya kore 4:00 bazaba bajyana aho bitita nkaba ndariye iwacu nari kuba ndi kurya 6:00 ariko ndiye 4:00 nagera ni mugoroba arahagera atazi n'igica n'agacu aherereyemo ari ukubona nyine bwishe afite icupa rya kore mu ntoki rya cupa rya kore narirambika hasi arahita ajya hariya agure tineri cyangwa sasa anywe arona bo yayiguze ejo izo doroge zingana gutyo zijye mu mutwe w'umwana nta kuntu se twabishyira
twabishyira ariko ibitutsi yampaye tugafata umuntu yimuha tukavuga ati kubera iki uroga abana umuntu akamushyikiriza inzego zishinzwe umutekano dore ikibazo rero kirimo hagati aho ngaho none se uzabona umwana arimo aranywa tineri kandi urabizi ko ikuraho irange ku ntuzi wowe urimo urayiha umwana uwo muntu niwe dukeneye kureba bakuriya twebwe tugiye kuri sitasiyo kugura esanse tubaza ngo uyijyanye wabuye ati ngiye kuyogesha ibikoresho cyangwa ngiye kuyashibisha amarange ariko urafashe umwana ubyaye umuhaye tineri uzi ko ayijyanye ninde uyimutumye ntumubajije n'uyimutumye dore ikibazo kirimo wowe uramuhereje dore ikibazo uyimuhaye mu ibanga arwaye no mu ibanga uwo muntu turakeneye kumugeraho no mu ibanga rero dore ikibazo ukuntu giteye ese genda umucuruzi sibyo curuje iyo tineri nayiranguye kugira ngo nyigurishe n'uyikeneye umwana araje cyangwa se sinawuje atumye undi mukuru nimba ari ibyo bigomba gufungwa rero nimba ari ibyo none itonduze wumve ugafata inyungu zawe itonduze wumve azirutisha ubuzima bw'umuntu none se jewe nyimuha umva zirakuze wumve jewe nyimuha nzi ko agiye kuyinywa none se kubera jewe nyimuha ntugiye kuyikoresha akazi kuko nanjye mba naranguye kandi mbashaka iki mbashaka gucuruza ariko nagucemera none mbashatse gucuruza ndasorera ndatanga umusoro kubera ya tineri yagiye ese natuma umuntu akavuga ngo mfite 1000 ndashaka tineri ya sekisi kuko ngenzi ko batari buyime arahita atuma undi amubwiye ngo nimba ari 1000 uragura ya sekisa ungarure 200 urye 300 kuko wazi ko atari buyimuhe kandi koko nanaza none se ubu njyewe nubwo nanjye naje gucuruza ashaka amafaranga nabona umwana uri munsi y'imyaka 15 aje kunguraho tineri cyangwa aje kungura esase nkibwira ko esase yijyanye kuyikoresha iki nanjye sinayimuha nubwo mba ashaka gucuruza nanjye nibyo nashaka ariko we noneho uyu arabicanga uko nabicanga ni gute aragira ati nayiranguye nkeneye gucuruza ibyo byo kuvuga ngo abana yesetu ntago bimureba uri kumva ibyo twabutsura kugira ntago wabyumva we arishimira inyungu ntarebe urubyiruko arimo ahereza ntanamubaza ati iyi ninde ugutumye uzagaruka wowe none se jeya kuri sitasiyo ubutaha uzamwongera ntago barikwimye barayinyima bamaze kuyinyima nababwiye icyo ngiye kuyikoresha kuko babonaga n'akazi ndimo nkuru barayima ese nindamuka njyewe ngiye nk'ubwo n'ubundi umwana akambwira ngo wowe iyo sasi uvuye kugura ndashaka kuyikugurira nkayimwima njyewe ku giti cyanjye azaza ahure n'undi undi utari njye kuko njye nayimwimye nzi n'icyo nabikoreye nanze ko ubuzima bwe bwangirika akiri muto ariko undi bari buhure hara ku ruhande aramubwira ngo ndashaka esanse y'1000 dore ni 2 mbonye urahita uryamo 500 cyangwa se nanjye urabumfashije ubwo icyo gihe wabunda yitumye azagenda yimuzanira ubwo icyo gihe azaba ahuye hari ugenda afite umutima w'Imana hari n'ugenda afite umutima wa shitani ubwo we n'uyimwima azahura na shitani imbere nibyo nanjye ndimo nkubwira imuhereze nanjye nibyo ndimo nkubwira nawe yakira namara kwakira azahora ashaka ya shitani naho rero mufata umwanzuro kuri iki kibazo rero ukuntu ugiye gufatira umwanzuro ariko nanabivuze iki kibazo ni inzego z'umutekano abadaso bakaturebera kuko birimo kirafata indi nabo barabibona kubona ufata umuntu w'umugabo ukamugota muri abantu cyane cyane mu Rwanda ariho byeze umwanya wo mu Rwabayano n'inzembe ikate kuri foko harahirya nugera kuri foko naguri bubura abana 10 uri buhabone ikintu ugabo ngabo nabafite iseta yo kuri foko uje mu Rwabayanga urahasanga abandi nabo bafite bavuga ngo iyi niyo seta yacu uje mu cyarabo urahasanga abandi usanga amaraso mu mihanda ese uribwira yuko muri gare nuramuka ugiye ukajya kuri foko uzafata 2 abandi biruke ariko namwe hari ahantu leta mu birengane n'isi leta
leta ihora ibafata ahubwo cya kibazo mwasasiye inyuma ndagije yavuze cy'abadamu bo mu cyaro bafata abana babona abana babazanira ibintu bakabashyigikira bakashyokirwa bakabatuma. Ikibazo aho ngaho naho nkugarukire, iki kibazo nabyo nari nabyibagiwe. Icyo kibazo ni ujya ufata uwo mwana ukavuga ati jya kunyereka iwanyu, unyereka iwanyu uhambwire ndakurekura wigendere, ariko unyereka iwanyu mbabaza impamvu baguhaye uwo muco wo kujya he ku muhanda utagiye mu ishuri. Icyo kintu nacyo kigomba gukemuka, niho bigomba guhera, kubera ko ugiye ukamushyira hariya imbazi n'ubundi araje umurekure agaruke azarwana, aho kugira ngo akatajya iwabo aragaruka ariko agiye kukwereka iwabo byaba akarusho, ukabaha isomo ukabihanangiriza iwabo ukababwira ko harimo n'ibihano bigenewe ababyeyi batabana kabisa. Avuga ati jewe hari ikintu ari ukuntu ntabwo mugomba kubikora ngo bikunde. ntabwo uri musasa inzobe. Urabona nk'icyarwa rwose abagore kubyara abana 10 nta kazi agira ni nk'inkwavu. Abashaka kuzashora ku isoko ubwo nguko. Urumva nanone ariko urumva icyo kibazo gitewe n'ibintu byinshi cyane. Ibintu byinshi. Urumva n'indungu warimo avuga ati icyarwa hari abantu babyara abana benshi cyane. 10 nta kazi, abana 10 nta kazi. Nk'ubu nk'umukire abafite babiri arabyara umwe babiri agahita yipowe kandi afite icyaba afite n'iby'abaha. Noneho wowe u Rwanda ugenda ku gipangu cy'umuntu ati nta kazi, ubwo babiri bari inyuma undi ari mu mugongo mu rugo muzehe nawe umugabo wawe yagiye guhiga he mu kiyede cya gucukura tuwarete cya kwasi ahantu hagiye hari ibishyitsi, akoreye bibiri abamenyemo agahombi nawe akijyanye twa ducupa tubiri. Umugabo ahomba akora, ariko agahomba akora, umugabo ahomba akora, oya nta muntu udahomba akora gute. Ariko mbere na mbere umugabo niwe uhomba ukora, harimo n'abasuku n'abasuku meste uba kubita ngo yabagarire ngo ni amasosi aragenda akayogogoza. Rero nawe ariko n'ubundi irasosi nivura abarwayi yajya yinywera nese kunywa amazi n'ubundi ugenda harukanywa amazi ugiye mwisigira yinywa ariko amazi kandi baba bayishaka. Hari amazi ashyushye n'akonje. Ukunda yahe? Urakozamo imifupa nta n'inyama iriho wera ndetse icya mbere si uko abavura. Oya nta mivurire nubwo yambaye itaburiya. Nk'aba bandi bavuga ngo tugiye kuguca ku itabi ntuzongere kunywa itabi, bakakuzanira ibyo baracocacotse ibyatsi bashyira ku cyapa ngo uyu muti uvura itabi. Nubinyweye isesemi irakwishe, urarutse mukabura riretse, kandi ubwo mu kanya gato mu mwanya muto urahita uranundi ari kurinywa ati somyaho mwana ugahita wishyira ku muntu kandi wanyweye umuti ngo baratuvura. Ni nkaho ndakubwira ngo ndabona waramagiwe. Umva se waravura avura itabi se ni nkaho ndakuvura akubwira ati wowe ndabona warabuze amafaranga ubwo yambaye wabirenge arakubwiye ngo jyewe ngiye kugukiza ubukene ujye ubona amafaranga yo kuragurira, kandi yambaye wawurenge nta nkweto nta bodaboda. Ariko se ubundi inkweto warazivukanye wowe? Oya nimba utaranizivukanye, ariko ntabwo byemerewe kubeshya abantu ngo ugiye kubakiza utaranikiza. We niwe uba wagize. None se reka nkubaze, iyo ashaka kubwira nimba ugiyeyo ngo nabuze umva se ngo ndashaka ngo umuti ngo umugabo wanjye azajya nkunda ngo nakajya wabiri wa 800 wanjye uraje uteye iminzani uricaye ngo ni nkusomye ngo ugiye kunkiza ubukire utawiguriye wowe se uzankiza kutawunguriye.
dore singaka sakazungu wakabonye ngo nunyereke iyi karita iyi karita nuyinyereka urahita uyatwara urabikora ase nta muntu ujya ubarya bari abantu ukabona umugore akijishuye ati ndatereka ati wayabonye agahita agira uko ati wayibonye Kigali muri Nyabugogo kera ko baranabiciye biba hano mu byaro ati wayibonye mu mijyi ntabwo bikibaho ariko numukabeshya ari save ntabwo bahita isave bahita kwa Gitera ariko nigeze kumva ngo nuzice Gitera uzice ikibimutera none kandi ntuzabura ikintu umanukana uvuye i Butare niyo cyaba igipipi ariko se ko kiryo tegeko muraryubahiriza nishaka ari bibuye uri manura ubwo mu mwaka uzaba ugize amabuye angahe si ibeni ni ibeni si ibeni ariko Gitera umva atarabaraza neza yaturoze musore mwiza urabyumva ariko rero ntabwo yabaraze neza umva se sebo munyesavisi jewe kandi wanyari isave isave ni heza ariko wanyine mu Rwanza abana se mu Rwanza mu isoko aya sinanahazi umva se nta kuntu uyu mugabo namwemerera harya ni wowe ubizi John Warikeye wa mugabo witokoje inkota uyu yaratuguriye ipaki ya ntuze ya Danihiri wajya kunywa kihendara wajya kunywa John Warikeye ukanywa Parumara none se kihendara waba uri museba do ntabwo waba uri museba icyambere se si umwotsi dore icyambere se umwotira nuwakubona yaguseka abantu banywa itabi bajya barobanura udakanze ngo unywe intore cyangwa unywe KSM zero none se riba ririmo ryose urabizi kunywa taraniseke ukagura ipaki y'icyatanu bibaho wese nta kuntu waba wikopesheje waba usebye gute n'uwo wajya kuriha yakubwira ati igihe sinywa ruje none se uyu mugabo ngo ni musore mwiza gafite agahinda kuko bamwibye koroyiro ziwe koroyiro impamvu koroyiro bazimwibye yari yarazimanye uzareba iyo ugeretse ingurube urayigereka babashiretse nibo baza kuyitwara nijoro none nibo wayanze wa undi wa mushoramari arakubwira ati wowe nzanira ngurube ndayikeneye kandi mukayizana yaharara ndetse mucahe ngo bacahe ntabwo urugo ntibaba barukotoroye baba bahazi se kuba bahageze ku manywa bahagerana nijoro tugiye turi babiri gutya mugiye kunsherekera mbahaye 80 barayanze bashaka 95 mbahaye 85 barayanze ise mbabwira ati rero turigendeye ndabasenya ukumva imituku 5 ukumva nawe imituku 5 senkani se imituku 6 imituku 10 ngo ni ifura ya Beneri iraba yita ifura ya Beneri ubwo rero urayumvise ngiye mbise mbica mu mutwe mbagure ka West mugatayemo kamwe tubiri ingurube ntimuyinzanira saa 10 z'ijoro wa muntu kamubwira umwe nyirayo noneho oyo usana wayirya ariko ibintu byatuzanye murabizi by'ingurube tubiri abo bana tuba dusoze ariko abo bana ikibazo cyabo umusozo no turimo mana amatelefone uko umuntu ushobora kuzabona kino kiganiro uwawe wese cyangwa kuvuga ati mugende murebe ICT Rwanda ibyo abantu baganiriye ubuzima bushya ubu turimo turajya mu iterambere ntabwo turimo tujya mu dusubira hasi turimo turajya imbere ntabwo dusubira inyuma muri 2050 niho viziyo itwerekeza ariko inama nabagira
urabona ufite imbaraga zikoresha ubuyede burahari wizitesha ahantu ari hose barimo barubaka barimo barapakira urabona atari abasore bayoboye kuburira igipangu ariko bazi icyabazanye ariko abenshi babikora ntabwo ari abina ni mu ntara mbese uzava Nyaruguru uve Nyaruguru uzihuye mbese Nyaruguru ni intara nta mafaranga yo gukodesha ufite uzarara mu iteme imvura ikunyagire ntujye umuvugo utembana umuvuno gutembana uzabyishimira ubwirirwe oya ntibishoboka uzahita uvuga ati reka njye kwiga ariko nzane amarariro iriya Nyamunyo ndayica ndazindukana mu isoko barankubita ibyo bitatu ejo nzasubireyo bahite baguca umutwe andiregiti umutwe urayigutuje urakekewe urayijyanye ku isoko ubu wese ushaka ya jipo ngufiya mugiye kuyasereburira ati ndasubirayo usubirayo ka gatwe ni hasi none si iyo jipo ntabwo izagutaba ati uyu muntu yahohotewe yahohotewe gute ngo shere ngo nazanyamara ko ntacyo ngo nayo ngo wakora isosi ngo wazanyamara uzi yatwaye uko wazanyamara ngo ntacyo ngo avamo isosi ngo avamo isosi atazi yuko ari ayo mu nda ari ayo mu nda ariko se ako karuko ko kabayeho kabayeho none se muri tayari kutubura kwitabira marato ubwo marato nihuye ariko njyewe impamvu zitabira marato iriya ni siporo ariko hari ibihembo sibwo ibihembo birimo koko ibihembo birimo cyangwa ni siporo isanzwe uwa mbere ni miliyoni yose siko nanjye ngiye kuziyandikisha we ariko uzatangira ryari miliyoni utwara muri Kamugobe kurumva ari miliyoni 50 ku cyumweru mu gitondo hano ku Mberabyombi no tuzahagurukira nageze muri mashini kera ubu na nimero wayibonye oya nomero nzayifata ejo nimugoroba saa 12 ko ndibuze kugufana uri muri tizi ariko se ubu nzarenga kuri foko we yambwira ukuntu nzarenga kuri foko uzarambika inda ku muyaga uzarambika inda ku muyaga arya ni ukurambika inda ku muyaga none se nta kuntu waza kwandikisha ndageje umva papa urabona kwa kuni bavuga ngo 1 2 3 iyo ntiyarengana hano kuri no kiyosika itabi yarisigara mu muhanda kandi narareretse warareretse akabose nagusiga ubu nguwaye ngo ushyiro ntiwashyiraho kandi narareretse aho yasi akabose kandi nagusiga wayasi ntukwijijishe man akabose nzagusiga nkwendi urakuryana nta kuntu se wamwandikisha noneho bikazarerwa mu kibuga ubu tugiye kuvugana duhaguruke hano tuharye biroko tugere muri mukuru maniyu niko oye uretse mukura ni he muri mukura se niho hafi uyu azi kurambikaho ubwo ikibazo bapimye kwa kundi umuntu ngo agira ngwe bagasanga wajya kumupima ukabona umuntu akwikubisirwa wabigenza wajya wahita uvuza induru aho uzi kukitabara ko banditse shanga nzabakure oya n'ubu barimo barandika ndetse uziyandikishe ziri turanakora ariko urazajya mu bavetera abavetera uzabasiga twebwe tuzirukanka ibirometero 20 na moya nawe uzaba uri mu basipesiyalisite ariko nabonye abatipe baturutse kenshi bafite ibivundiko urumva bavoma kure oya njye nzagenda n'amaguru mani nzagenda ndetse abandi bose bagendesha nzagenda mbitsembatsemba mbabona baturutse ruguru nayo nyongo none urabona bari abantu bafite ipfundiko baturutse i Kigali kabusuri si ubwa mbere nkora mu rusengero aho ngwino rero tujyeyo si ubwa mbere nagize umwuga halo
salamu. bamugana ndabizi byarigeze kumubona kera we Ni marathon Bosco. narayikiringiye ubu yarabizi Turacyari ku mbera byo Ubu yarabizi. we kugiye marathon kuza. ubu yarabizi ubwo ndaje makurangira ngomba kurakora kuko ubwo se niba yaguha n'ubu Naho- urazi ndageje yaza reba agapira yigura. nko muri veniseke ntacyo Sibyo? muri ararufite afungure baraguruka ndagize inama ukuremo ako N'abasiga gaposeze. ni uguturuka hano Sawa. ugaca ku karubanda ugaca ku karubanda ugaca n'ingoma bahita ushunguka impari rero ngoma kuyirimba None se ubwo uzambuka mu muceri no ku cyangwa mukono. uzaca mu Uyu. kabana? harimo umuhanda se harimo umuhanda se Ubwo se akara gatera uzagaterera. ni uguca ku irimbi ukata umanuka ku irimbi ry'ingoma apana hano ku nzira karengane hano Muri babasirimu. hahandi bakugeza kuri moto wabuze icyo wishyura ati ngeza hano ku irimbi wavaho ngo reka nyakuzane ukambuka mu irimbi ubwo waba ugihagaza reka uhita utibika wayo ngo reka nyake None se ko kaba agiye kuyaka. mbese abagiye kuyaka hari inzu ibihari reka yake mabujara kandi ni nijoro Murambika inda ku muyaga none. wowe turambika none se ubwo wowe wahagarara ngo utegereje amafaranga agiye kuva hariya ujya None se yazanye ni wayakira. ubwo wowe wayafata Nayafata njyewe cyambere Imana ni ubwo Imana. se umwanya wo kuyafata uwo mutima waba ukiwufite Kubera iki wo se kandi gutegereza kandi ari njye wamuzanye. umuntu yinjiye mu irimbi niho iwiwe se Wasanga ari hatuye. ubwo baza umuntu utuye aho ngo agiye kumuzanira kashi None se azizanye ntago zibara. warambika wa mugabo Kare. Jera mu byo nateje kusinigeze nozwa kurambika inda ku muyaga. Nateje ariko kugenda ko muvuga ngo inda ku muyaga ni inda imeze barambika ku muyaga nga oya nuko arimo cyane nuko umuntu waya uko bisobanuye umuganiro bisobanuye umuntu yifite yine agasika yasiga umuyaga nta muntu ujya usiga umuyaga arawusiga. Je se ko musiga. oya natwe baratubwiraga ati mukoma amashyi dushaka sitibo zaza ryari biriya bibabi mbone bimanutse sitibo zaza ryari izo zaza mu kwa gatandatu umva se koma mu mashyi usiga Demi ari amababi Benisisi. tubone arimo ahunguka wakoma amashyi ari amababi akahunguka Kigahunguka. ubu wayakoma Ubu tugiye mu marushanwa rero. Ugiye kutwereka ko uzi kurambika inda ku muyaga, nanjye ndakwereka ko nzi gukoma amashyi bigahunguka. nta kuntu se se araherahera Ndahera hariya harabanza ahunguka ay'iburyo ay'ibumoso arahunguka. kugira ngo unyemeze Mm. hari igiti ngiye gukwereka usimbuke simbuka. nugisimbuke Nurutse hepfo se cyangwa nurutse ruguru? waba uturutse ruguru waba uturutse N'ibyanjye. hepfo ni ibyawe Arasimbuka uragisimbuka Nta kuntu usaba kugira ngo ngisimbuke n'ubundi ko iyo usimbutse uhita wicara nta kuntu nakwicara munsi yacyo nkaba nagisimbuka. urahaturuka hano wiruka usimbuka iriya mvoka Ese ni mvoka. dore ngiyi Voka iroroha yahita ingusha. Ese ubundi wigeze usimbuka urutsiramende? none se kuba kitakuvuna uri muyirya Harya ni urutsiramende cyane urumende. kwitavunika uri muyirya kwitavunika Kandi iba yavunitse. ivunika gute kandi uri muyirya None se sinjugunye ikibuto nkajugunya n'igishishwa niba ibaze umuntu yavunitse. ibaze ikibuto ni boro kirimo isabune Ariko isabune yiyi. umuntu abonye aho umanyura avoka akagira ikibuto Uwo muntu ntabwo abaho nawe. abaho Urya ikibuto agasiga avoka. bya avoka barabirya Iyo ndwara ko numva ari mbira. Cyangwa ni wo muti. None musore mwiza. dore mwiza n'umwira Wowe ko nta kintu uri kutubwira. umwiragize ahubwo ntibagize yarambiwe kujya kunywa ya rikeri ikiganiro cyatinze kurangira none inyota yanyishe pe Nta kuntu se ariko mwazakireka se nta mukajya kuntu mwinywera amazi. mbona mukecuru agiye kurira kuba ko tutamuvomeye aya mukecuru habarari kandi namwumvise mu mugongo amazi Nta kuntu se inzoga mwazazireka mukajya mwinywera ishyushyu kivuguto. ishyushyu se hari inka tugira reka Muza- nutwubakira inka nako ikiraro cy'inka Muzayigurire bagura iki inka. kandi ari mwebwe mugiye kuduha imfashanyo None se ubu ngubu abanywa amata bose niko boroye. ya mwana mwitegure rero tuzajya mu marushanwa ku cyumweru umva rero mbaho Sinzagerayo. yewe nzaba ndeba umuntu bita nzarambikaho shima Ni kuzagerayo. nzagerayo
ntago wagerayo wowe.